Jean de Dieu Kabare Jean Claude Karasira kamuhereho ari mu bitangazamakuru kangahe ari kuri page kangahe nimba bamamaza free zone uruganda rw'inganda ku izina rya Barafinda Sekikubo Fred koko kukibo batabamamazaho nkoranyambaga zose nsanga byose aho Paul agiye mu nama hose nsanga ku nkoranyambaga nijye ubanza babanzaho hejuru bakiyamamazaho banditse Barafinda Sekikubo Fred yo bareba papa aho ifoto iri muri Google bajye muri Google mu mafoto barebe ahari papa ko hataba Barafinda Sekikubo Fred amazina buri muntu kubera iki impamvu ndi uburyohe bw'ibihekane nge sindakarengane k'ibihekane sinze gutera abanyarwanda gahinda nze kubakura mu gahinda mbakure no mu kahimano k'ibihekane n'ubu butumwa mugeze ku banyarwanda abafunga n'abafungura nge narababwiye nimwibesha gufunga Barafinda Sekikubo Fred umunyapolitike mwiza w'amahoro nzasohoka umuryango wa gereza mwe mwinjiramo ahubwo mu bitekerezeho neza muzasohokamo muti mubyibazeho icyo ni kibazo umunyapolitike mwiza w'amahoro mbabajije mubyibazeho neza abazenguruka mu mahanga muri diaspora bazafatwe mandadare mpuzamahanga zizabafate urumva nje babiwigwisha bakabivuga umva umunyapolitike mwiza w'amahoro uyoboye abaturage miliyoni 11 n'ibihumbi 500 n'umusago b'abaruda kandi turi n'inshuti z'abatarabaruda babona baruda ari uburyohe bw'ibiheka nabo bakizira muri roda abana babo bakabatangira kubatoza ngo n'uturuda duto tutarafatiranga muntu tumara kufatiranga muntu twiyizira muri roda kuko two muri roda two twakuriye muri roda dufite rudarism imiti yoborere myiza tari mitegekere mibi bategeka ibidashoboka twe tuyobora neza kandi tukayobora ibishoboka ku buryo rwose bose Jean Claude Karasira na Jean de Dieu Kabare abo babanze babatereho amapingo kuko bakoze icyaha cy'ubushimusi kandi ku rwego mpuzamahanga gushimuta nabo ngira ngo biri mu nshingano zabyo kubibuzanya no byaha byambukiranya imipaka urumva gushimuta urenze imipaka no gushimutira imbere mu gihugu no gushimuta ku rwego mpuzamahanga iryo ni terabwoba iryo terabwoba rero abavuga ko bazanteraho amapingo kwa Gakinyana yabayeho amaboko n'amaguru banshira muri serikeye mwe mutarayajyamo nimwe mukangishwa ibyo biryabarezi nge ndaje mbikureho ahubwo mbigurishe abarangura scrap bajye kubikoramo ibintu by'agaciro naho gereza zo ndaje nzisenye namwe abo mwafunze ntimwabafungura ndaje mbafungure abanyarwanda bitahire kuko mvuze ko nakurikiranaho nagenzaho buri muntu wese ufite icyaha twahera kubaribu baje vuba muri rebo 2017 maze gutanga kandidatire yanjye maze kwidakarara ku isi muri politike nabo bahita bafatiraho ahubwo bavuge ko bashaka ko mbamamaza nta mafaranga nzabaka kubamamaza ribu muhumure rwose muri abanyarwanda ahubwo ribu ndaje nyongerera umushahara barusheho gukora neza mbigisha ubumenyi skills hanyuma mumenye uko mutara inkuru nziza from north east west na south iyo ni good news mbigisha uko bamenya makuru mabi bad news na good news inkuru nziza mbere kuko bayitara bagezaho amakobwo bari kubimenya se birumvikana ahubwo bajye bashimira abanyamakuru nta bantu beza bakatangaza bakataraboneka Imana izabandindirire uzabakoraho anyerera atakare muri boridire kandi mutabare mu mutunge mikoro mu mubazi icyo yabaye birumvikana mpereye ku ya mbere barayihakanye umuhoza n'abandi bavugizi baribu bavuze ko atari yabo ngo bazanye ya kabiri ndababwira bayinsangisha ku munsi w'intwari muri sare abantu bataramye abaruda barabareba bashatse kubaterura ndababwira mu bihoreresha abo tuzaterura bakuru babo abo ni intumwa ntiyitwa hitwa rubara Rwanda sha mu bihorere twe rero turi abanyapolitike beza b'amahoro twarabaretse kuko kuva bari barahakanye ya mbere ko atari yabo
iyo bari barazanye yari iriho ihamagara kabiri ntibari gututsika twari bubafatiraho kuko izo ni impungabanya z'umutega kwiyambere se bari bayihakanye 0 ndiyo hamagara 02 yari jete kandi 01 atari yabo yako nagakoryo mukumvirize byo birya abarezi niko byise banyirabyo babigumane ahubwo bizabahige bifatanyije na mandadare mpuzamahanga ikende nzabatabara niba bajyana no mahanga nzabacyura mbazane mu Rwanda abazakora ibyaha ndenga kamere nzabajyana ku nsimbura gifungo niba kirangiza batahe aho bazapfira batarakirangiza abana babo bari bafite iranga muntu bazakomerezaho ariko igihano cy'insimbura gifungo kizubahirizwe mu Rwanda hanyuma izo nkozi z'amabi abanyapolitike gito tubigishe politike y'abakuze bavemo abanyapolitike bakuru twe nta kwica guhari tuzabasigasira tujye tubafata neza tubatunge tunabatunganye nubwo bo batitunganyije tubagire neza nubwo bo batigize neza bigize nabi birumvikana ni muri urwo rwego rero abo bose bakeka ko Barafinda Sekikubo Fred yahamagazwa batarakuramo inzira bafungiye Barafinda Sekikubo Fred na First Lady n'abaruda kazi n'uturuda duto tutarafatiranga mu turi umuryango w'abantu 12 hano twarahohotewe n'abakitugenderera barahohotewe ubu hano inkongi y'umuriro ifashe hano ku nzu y'umuturanyi yo hepfo nta kizimya muriro yanyura haruguru hano iwanjye bahazimya bate icyo ni ikibazo ndababajije ni ukuvuga inkongi z'umuriro ziravuka ibihe byose hari icyorezo gishaka kuvuka bikaba ngombwa ko imbangukira gutabari hasesekara hakagira abakozi bashinzwe icyo cyorezo guterura abo kishe kushira mu mbangukira gutabara iyo mbangukira gutayanyura he cyangwa bakohereza abakozi benshi bakaza gutora abo banduye ubwo burwayi none nabo bakandura none kuterura kugeza kumbangukira gutabara bakaba bamaze guhumeka ubwo buhumane nabo bapfuye nabo bagaterurwa bajya kugera kwa muganga igihugu cyose gipfuye iyo simbangukira gutabara nimbangukira gutinda birumvikanye batinze gutabara baruda nicyo cyatumye duhaguruka dushinga ishaka ruda ishaka ni politike ruda ntabwo ari umuryango batazanabyitiranya Habyara ntabwo bari bazi ko umuryango uzavuka waraje uyu muryango nawo ntabwo wari uzi impuza miryango ishaka rya ruda ko rizavuka wirukankana umugabo kera ukamumara ubwoba ukarya kadada ukarya kera kakazakugaruka kera na kamegeri umwana w'umunyarwanda yaririye mu urunyo narwo ruza kumurya nyuma yaho kera maze gushira mu mwuka rumurebye rurayibaza ndamuhera he uyu muntu ko yandiriye mu kamegeri kuko aba bategetsi gito baririye abanyarwanda mu mibare koko aho gutabara perezida wa ruda narabaye tabaje kera nkaho ngira ngo hari ubuyobozi mu Rwanda habaye mu butegetsi ko kubungiye gusimbura ubutegetsi kuki hatari kubaho ubuhererekanya bubasha ubuyobozi bugasimbura ubuyobozi hakabaho uruhererekanya rw'ubuyobozi mu Rwanda aho kubaho ubutegetsi umwe yategetse mbonye umutwa avaho bamushushubikanyije ingoma ya cyami yamaze imyaka 1650 ivaho bayishushubikanyije Girigori Kayibanda asimbuye mbonye umutwa uwo yavuyeho bamushushubikanyije birumvikana Girigori Kayibanda nawe asimbuwe na Habyara amukuraho amwicishiza umunyu ibyo ndaje mbikureho ibyo by'amateka mabi paste sindi kubwabo hari nundi leta y'inziba y'abatabazi yabayeho iyo nayo icaho ku minsi ntavuze iyo ko bose bagenda
kibuno mpamavisi bavaho nabi biyimitse ngo ku ngufu baba bumva izo ngufu hari ubushobozi budashira koko hari ubushobozi butarangira ubushobozi bufitwe n'Uwiteka kuba mvuga aya magingo si ku bwabo si ku mpuwe zabo bashatse kunyitsa kenshi ariko ntibyakunze bashira agapira hasi ngende umunyapolitike mpuzamahanga narabarenze nimba ari isuri bayihungire kure ahubwo reb muyibwire izahaguruka ejo n'abanyamakuru kamera zose na za mikoro ntibazazisigeyo amaradiyo afata amajwi amatwi nayakeneye vitamine kumva buzumvisha abanyarwanda